Yes, reka twongere tubifurize rero igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri bamwe mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose, tubifurije icyumweru cyiza, tubifurije kandi kugubwa neza. Ari no mpamvu kandi tubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru. Twaro turi tariki 10 z'ukwezi kwa 11 turi mu mwaka wa 2024. Turazindutse muri iki gitondo rero kugira ngo nubundi twibanire tubagezo amakuru agezweho yo muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko amakuru yacu pay attention akaza kwibanda hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho urugamba cyangwa se intambara ikomeje kugenda ica ibintu. Ikaba rero ari intambara irimo kugenda ihanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nyemera nkubwire ko rero muri aya masaha rwose turi ku isaha y'isa 8 ziri gushira saa 9 nibwo turi muri studio, ariko birashoboka ko uri buze kumva ikigaro cyangwa se inkuru iri buze kubageraho ahagana ku isaha y'isa 10. Nyemera nkubwire ko rwose ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, ariko mu by'ukuri twatangira tuvuga tuti felicitation kuri M23 nyuma yuko ya imitima y'abakunzi bayo yari yamaze rwose gusubira mu nda rwose, ubwo bari bwose batangiye kujya ku mavi bavuga bati nono byakaze baje gukora icyo bita ngo ni super comeback cyangwa se icyo bita kuritaninga gukomeye cyane. Ese byagenze bite? Ni hano muri territoire ya Warikare mu bice bigiye bitandukanye, ngiye kubagezaho ibice rwose uko M23 yongeye kurekipera bikomeye cyane, ndetse n'impamvu nyamukuru ari yatumye M23 igenda iva muri biriya bice. Turaza gusimbukira n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko muri studio n'ubundi nk'ibisanzwe murabizi ntabwo mba ndi jyenyine, mba ndi na Sina Makosa. Bwiro neza, waramutse neza Sina Makosa? Bwake neza fighter. Ubwo impamvu ze ngo wire neza ejo ntabwo twari turi kumwe. Ejo rwose ntabwo twari turi kumwe. Rwose ariyo mpamvu rwose ubona muri iki gitondo tubyutse kare tugira ngo ibintu tugende tubiringaniza, tubwira n'abakunzi bacu uko byifashe muri iki gitondo. Iki gitondo rero tuje kuzambura ibintu, ndabizi ko biba byazambye babizambije. No mpamvu zatateka tuze rwose tugende tubibahereza gatanu kuri kagenzi kako. Twihusiro tudatinze, reka makuru yacu tuyaherehehe. Bibaye byiza amakuru yacu twayahera hano muri Axe cyangwa se muri territoire ya Pinga, aho nubundi M23 ku munsi w'ejo, kuva ku munsi w'ejo bundi hashyize ahangana ahantu hari kubera imirwano ikomeye cyane, ariko by'umwihariko munyemerere manze mbatotorere ibya hano muri Pinga. Ngira ngo murabizi neza, ubwo twinjiye mu kiganiro tayari, ubwo abamaze kuhagera turabashime cyane, ndetse nawe rwose uhageze ari ubwa mbere tubanze tuguseye gukanda kuri subscribe. Niba utarayikandaho rwose cyangwa se wanarayikanzeho uhita ukanda like unasharinge n'iki kiganiro kugira ngo n'abandi bazi. Ibyo rwose nibyo usabwa byonyine, hanyuma natwe ibindi mu biturekere. M23 ikigera hano muri izi nkengero za Pinga ntabwo yahise yinjira muri Pinga. Ibi twagiye tubivuga, M23 ntabwo yigeze ifata Pinga rwose, ntabwo yigeze iyifata nk'uko mu by'ukuri harimo mu binyamakuru byagiye bibreakinga. Iki cyo rwose ndakibahakaniye. Gusa M23 ikigera hano muri izi nkengero za Pinga hano za Burayi harya ni Burayi, kari agace bakita Burayi, bakita Burayi yavuye pe tuzamuka Burayi winjira Pinga. Nuvuga ngo abaturage batuye hano muri Pinga urabona namaze no kwanzana ku gaca naho ngaho, ubundi abaturage batuyemo hano bose bahise bakwira imishwaro barahunga. Ingabo za FARDC nazo zari zirukanswe zivanwe muri ibyo bice, zirukanka rwose zitarwambaye, ziti baradukurikiye, nazo zirambuka zirenga hano Pinga n'ibikoresho, imbunda zikomeye cyane barazirukansa bazirenza Pinga. Buke mu gitondo FARDC nyuma yo kumenya ko M23 itigeze yinjira hano muri Pinga, icyo yahise ikora nta kindi, yahise yoherezayo abasirikare. Indege za MONUSCO nize ziriwe zitunda aba basirikare barwana ku butegetsi bw'Kinshasa, aho zabazanaga zibazana hano muri Pinga. Indege za MONUSCO nizo zakoraga akazi, ariko tuza no kumenya amakuru ko ari n'indege za FARDC nazo zahinduwe zisigwa amabara nk'ay'indege za MONUSCO. Ubwo baho bigeze kugira ngo bitandukanye biragoye cyane, kugira ngo uzamenye indege ya MONUSCO umenye n'indege rwose y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo biragoye, ni ibibazo. Icyo gero barabatunda ku bwinshi cyane, babarundamo hariya. Noneho M23
bitewe nuko bari barimo kugenda bagaba ibitero baturutse hano muri Pinga bagakayishotora nayo ibagabaho igitero ibagabye igitero hano muri Pinga ntibagira gute ntibayitsimbura ahubwo yo 23 urugamba babonye bwije irongera isubira inyuma isubirayo ubwo nibo ndabaha operation uko byagenze ubwo FARDC ikomeza kwitegura amahibonika arimo arasukanurwa FDLR ribaza gusa ariko banahungisha abagore babo n'iki byose bigeze nyuma hano ngo bahazanye imbunda ikaba ari imbunda idasanzwe ngo iyi mbunda FARDC ikaba yarayiguriye hano muri Turikiya niho iyi mbunda ubundi ngo yaje iturutse ariko bagira ubwoba bwo kwinjiza hano muri Pinga bayishira inyuma ya Pinga domu n'imbunda irasa mu ntera ndende bayicira hehe bayishyira hano mu by'ukuri mu nkengero za Pinga cyangwa se inyuma ya Pinga icyaje kubaho rero niki nyuma yuko M23 yamaze kubona ko iyi mbunda ari imbunda y'ingenzi cyane yararebye ibona niramuka ya advance zikagera hano muri Pinga nubundi rabifasha akazi gakomeye cyane kandi iyi mbunda ntabwo iri buze kwibona kuko bari buhite bagira gute bari buhite baza kuyihungisha abaye icyo ariko kabere ki bana baye rwose sinzi niko M23 ibonye ko iyi mbunda bari buze batari buze kuyagumisha buyihungishe itangira kwiga strategy nabo kwariye nigo kwakunda bagibonaga ya 23 iri kugenda isubira inyuma iva mu duce amagure bagira nakubwiraga ntinyaboneka M23 ntabwo waturuka hano zabunagana urimo uragenda ufata uduce yari utuvido nabonye abo basirikare baba baje kukwirukansa baba baturutse he baba batuvuye hehe abo batigeze baza muri ibyo bihe nanjye mu kiganiro nakoze ejo rabyati nibyo bashobora kuba bavuye muri ibi bice ariko bitewe n'uburyo M23 ndiko ndi kwisuganye n'ibyo iri gukora amaginga ya hari ibintu bishobora kuza guhinduka mu gihe runaka aya makuru narababyiye ejo nubwo ndi mu kiganiro ntabwo ari uhari ariko narababyiye ngo nibyo M23 yavuye muri Peti ndetse na Minzenze ariko hari ibintu bishobora gukora bidasanzwe ndetse bishobora gutungura n'abantu benshi urumva rero nibyo operation no kutubwira mu byukuri ntago byari kuza korohera FARDC nubwo ifite ibikoresho biremereye hano muri Pinga icyaje kubaro n'iki M23 yagiye isubira inyuma aba nabo batatu gutsinda batangira guhamagara bitwa bagasikira baraza barakumanukira ariko ikintu cyaje gutangaza ikintu gikomeye cyane nuko abagabo ntago bigeze bahamara igihe kirekire muri utu duce bari bafataga uduce bagahita bashiramwe abazareno ntago bageze bayihagarika M23 yavuye hano za Peti zarya ngo ni Peti oya ni ku Peti kandi bari kwita ngo ni ku Peti ngo ni Peti ariko ni ku Peti abazareno bahita bicomekamo bahita binagamwa aho ngaho kuri Peti niko imbaraga mu by'ukuri FARDC ari kugenda bahamagara ku byombo hirya no hino ni muze tubafatirana mereye nabi none iherezo turasuzoza tubageje mu Rwanda ndetse no muri Uganda tubambukije bunagana rucuro yose nayo turaza mbese donc muri make FARDC bimvishaga mbese ko no bagiye gukora ibintu bari bafite gahunda ngo yo kwirukankana gahunda yabo ngo no kwirukankana M23 mpaka bayigejeje hehe bunagana bakanayambutsa mu Rwanda na Kongo no muri Uganda bari kuyihagereza umunsi umwe ubwo nyine na ama episode urumva bari bamaze kugera hano muri Peti barabihorera ubwo barazi ko bakomereza muri Minjenje naho bari bagezeyo ubwo bari kuhataka ariho hari kubera imirwano bari bazi ko barava muri Minzenze bari guhita bamanuka babasora muri Minzenze urumva yuko ikintu cyari gukwita kikurikiraho bavuye muri Minzenze urumva nubango bundi Minzenze yose batubya ko M23 yari yamaze kuyivamo yaba ari Peti oya Minzenze yari kuberamo urugamba yaberemo urugamba aruko M23 igarutse ubundi M23 mbese ikintu yakoze yasohotse muri Minzenze igira ngo FARDC iyinagemo none higaruke iri gukora icyo bita reka nje mvuga ibyonzi ubwo niba wanavuze mu kiganiro cyejo niba waravuze ko yavuye muri Minzenze buriya umuntu bakubwira ko yavuye ahantu iyo yavanye hibye
nibwo bavuga ko umuntu yavuye aho ngaho niba tuvugana ubu ngubu tuvuye aha ngaha na studio tukayimura n'ibikoresho cyitwa cyacu cyose kikavamo ariko niba M23 turavuga ngo ari yavuye muri Minzenzi te defense zaho zari zikirimo amabashi yabo n'ibiki byose uravuga ngo ari yavuye mite kandi bakubwira ko ngo bamwe bari bageze aho bitazamaremo nukubesha wagwaye makuru yakubeshe nukubesha M23 ntabwo yigeze iva muri Minzenze gusa ariko haberemo urugamba rukomeye cyane nkuko nabivuze ntibasubiye inyuma abandi naho ngo bagiye babakurikiye hano muri Minzenze habera urugamba rukomeye cyane M23 reti mu byukuri kudakubita intuza byorora intuza iravuga iti none reka tukwereke uko ibintu bigenda ko intama zambarwa sina makuru noneho bahise nyuma yuko bari bamaze kumenya ko iyo mbunda no bari kwigiza imbere bayigejeje hano Burayi ubwo ndavuga ya mbunda yabaga hehe iyo ngiyo inyuma za pinga inyuma za pinga bari batangiye kuyigiza hafi kuko ngo bari bafite no gutangira gusheringa noneho mu buryo bugaragara cyane iyo ngiyo za ahangaza Karembe bagomba gutangira gusheringa ahangaza Karembe mbese iyi mbunda yagomba kugenda yimurwa gake gake hanyuma rumva icyaje kubaho M23 yatangiye kuba divansingana ibi byatangiye hagana ku isa byatangiye ku munsi w'ejo ku isa ubwo donc ejo nari ndi mu kiganiro ndi kubabwira ejo mu masaha saa 7 babwira yuko urugamba rumeze nabi ariko M23 ko yamaze kuva muri peti ndakumva ku isa sa rugo wari wice mu kiganiro special force M23 ari gukora akazi kuko yari yamaze kuhagera ewan ngo abazare no ntabwo bigeze bamenya ukuntu byagenze bumvaga gusa ngo bari kugonga umuntu akaba yishana bakumva ari kugonga gusa bari icyo bita gutoroza ari gutoroga mbese byakaze aho kugira ngo imbundirire ahubwo bakumva umuntu ari kuboroga bagize ngo nabacweze babagezemo ibaze ko hano hantu bari bahafite ubwo ndaba kuri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa guverinema bari bafite imbunda zo mu bwoko bwa machine gun nyinshi ngo birumvikana ariko ngo mu byukuri bazitaye bahaje bajugunya bakirukanka ku kiriya kibondo kiba kinaremereye kugira ngo kirukankane bakuri inyuma breaking news abari ibindi breaking news FARDC bose baraye muri hano muri pinga nta nubwo banaraye ntabwo banaraye Burayi nta nubwo banaraye Burayi ariko nge ndi mu kiganiro navuze ibintu bibiri ndavuga ngo M23 bakaramuka babamanuye za maremo bakabamanura ahangaha za muri ibice navuga bisa nkaho M23 yaturutsemo za Karembe M23 ndahita mbakaraba urumva ariko namwe muri FARDC bakaba basubije inyuma nkumva ngo mwasuye muri pinga namwe ndahita mvuga ko muri ba nta kigera M23 niyo yava hano muri warikare yose kayivamo ntabwo nayikaraba reka da kuko buriya ariko nanone umenye ko ibiteje ibibazo abaturage basigaho ibibazo abaturage se bateje ibibazo abaturage ariko hari bahamaze igihe kingana ikize ahantu bavuga ndo kavuga uti bateje abaturage ibintu ibidanje ni nko kuva hano muri Rucuro ni hano muri Masisi muri bice bafashe ariko hanga baracyari bashya n'abaturage nta nubwo baramenyerana nabo Nyamitawe se ko bazaga ko bamanukaga bagiye muri ma operation bakongera bagatana nta nubwo banararaga byatumaga bataza ngo bashandike abaturage ngo nibo babahamagaye ubwo se ibyo urukumbwira nabyemera ubundi M23 gufata gace mukakavamo bigira riske ku baturage ikintu cyo kiraza nasobanukirwe ko hangaha utu duce ahari ntabwo turimo abantu n'ibishamba uzi peti nta bantu barimo peti hari y'abantu hano marimo haratuwe hari Minzenze haratuwe rumva yego ntabwo aba hari navuga amasantere aremereye hakona utuntu tw'udusantere nanone twegereye umuhanda haratuwe ntasagiye urajya kumbwira ngo kuba hari atari abantu bakeya urabatererana ngo kubera ari bakeya kubera bari bakeya urabatererana ngo kubera ari bakeya ngo ngaho babakora ibyo bakagombye kuba oya ntabwo akabateranya ariko reka ndangize reka nkomeze iyo operation uko byagenze hanyuma rero mu by'ukuri kuva ku isaha y'ejo ubwo wowe wari uri mu kiganiro M23 ari kubapiga ubwo rero ndimo ndagenda mbikurikirana atanu kuri kagenzi kako byaje kugera ku isaha y'isa 10
FARDC bose saa 10 z'ejo nimugoroba koalisiyo yose yamaze kugera hehe yamaze kugera ahantu bita muri Pinga bari babinyagaritse bari bamaze gushwekura FARDC ndabakarabye namaze kumenya amakuru nge ubundi nararanye sinzi niba ayo 23 ubwo itaragera muri Pinga kuko naranye amakuru avuga ko nubundi bagomba gukomeza none bya bindi byo kuba bari kwanegekera muri Pinga nta buhumekero barabaha Pinga byo byihorera vuga ibindi ariko ibya Pinga by'ububiretse nubundi bamanutse tuzi ko baragerayo ariko kugira byaba ibindi wenda kugira simbuze ko bataragera ariko ntibaragerayo nta buhumekero barabaha simbuze ko barabubaha bashobora kutabubaha ariko ntibaragerayo wenda kure bagera ni za Burayi ariko Pinga ntibarayinjira ariko ushobora no kwinjiramo nabirega akagutega ambush arega fight nubwo nuko nyine utugira ijya operation utaratugira kuri ambush nimba ari n'ikintu cyagize impact kuri FARDC ni ambush yatezwe na M23 bazi ko yirukanse bakagwa muri yo bazi ko bari kubirukanka Mese siyo naringiye kukubwira ibi ngibi sena nabishize no mu rubuga ibyo naringiye kukubwira niho naringeze kuko ngo M23 hano hantu bita ngo ni ku peti kuri peti M23 ngo yabateze ikintu cyitwa ambush eka wenda nanabisome kugira ngo tugere neza baguye muri ambush hafi ya uyu urabona uyu yanditse ngo ni peti kubera ko nyine ni hari ubwo urumva ni ururimi rwaho ngo baguye muri ambush hari hafi ya Mpeti hapfamo abagera kuri 6 hanyuma noneho 33 barakomereka bikomeye cyane ndetse helicopter cyangwa se za kajugujugu nizo zirimo zirabatunda zibavana hano mu by'ukuri aho bari bazanwe gusanasanirwa hano za Pinga ziberekeza hehe ziberekeza Igoma icyo mutumva niki aya ni amakuru atari ivumbi my friend abantu mudukurikiye numva sa iyo mibare ari mikiyaye ntago ari imibare ya ambush ubwo 6 ashobora kwa arabo yabonye buriya nabo yabonye nabo ambush yemo kongenzi ko ambush kongenzi ko nanjye nzi ko ambush hagwa abantu benshi cyane ubwo se ambush yabari ambush ubwoko ki kereka rero ngiyo gutega imbeho ambush yemo 23 kuri M23 kuri izi ntare za Sarambwe bura yabonye imirambi igera muri 6 haravuga ati bura abantu bo bapfuye ariko ntabwo ambusha M23 yahita nanjye ahantu hakuri imibare bafitiye imibare bafitiye kiremerera gusa ariko ngo 33 bo rwose ngo bakomeretse bari intere no ugira ngo abandi nubundi bagenda banapfa gake no ugira ngo bakomeretse 33 se ugira ngo haba hapfa yabanganike ariko nta kuntu hakomereka abantu 33 ngo hapfe 6 ubwo se imibare bahundi uyu nguyu ni nka kwakundi umuturage bari kwirukanka ari guhunga urumva akabona umurambo mwarawusimbutse wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu nge wane ngo ngaba ngo mbonye amakuru yizewe ariko biri serious ntabwo abari yo makuru ya nyayo ambush bakugira ko muri ambush nibura abagwe abatezwe ambush 80% barahasiga uwari uko tsaragenda akajya kubara inkuru M23 ngo hari ukuntu hano iyo uzi ibintu rwose iyo uburenze nibyo bya bintu bavuze ngo iyo ukaze ubukaze kandi burya ngo iyo bakuzi baba bakuzi M23 nje bura nayitinya wayitinya ubuse ne wayitinya M23 akonye nari nsanzwe nzi ko ishobora gukora ikintu kidasanzwe tekereza ko ibi ntago byigeze bihungura tekereza ko M23 hano hantu ahubwo ngewe banza wumve se ikintu kidasanzwe abantu bashaka kwibaza bati ko M23 ari yavuye hari ku peti iyi ambush yabo bayiteze baturutse he nuvuga ngo hano bajya kuhava binjira za minzenze bajya kuva hano za hano za peti binjira minzenze ntabwo M23 bose bigeze bavayo baciye ingando kugira ngo umenye ko ibi bintu bari babiteguye ubwo basize force zimwe zisigara nko mu mpande
kuriya na gushoto zisigara inyuma mu mpande none bamwe ba advancinga bari kurwana abandi bakomeza gukurikira abo bari kurwana abandi basigaye inyuma ntibigeze banapfukuma habe no kuvuga ngo he bakomeje kwira bya bintu byabo bita direction barituriza nyine gikwereka ko iyi FRDC nayo yapapanye ni gutuzi ko muri kurwanira ahantu hashobora kuba hari amashyamba uwo muhanganye ashobora kwihishamo ugashobora ukamukurikira nk'urongoye inka zigiye gushoka iriba ubunanga M23 nge amahirwe menshi nayiherezaga niyo kuba yabatega ambushi ikongera ikababirindukana kuko numvaga ko FRDC niramuka ikoze ikosa ryo kubakurikira muri minzenze iraba yitaye mu kamashu nibyo ndimo ndavuga none rero aba bari basigaye hano basigaye ahangaha bari bari ku kintu bita communication hano nta mareza bahaba rwose ngo uvuze ngo urakoresha telefone ashwi da ni ibyombo biba biri gukoreshwa ariko nanone iyo uzanye bya byombo bya rupigapiga byari byo baturage rwose ntago bikora bisaba icyitwa bino bya satellite cyangwa se bikorana na satellite neza amabatiri ngo bari barasigaranye amabatiri menshi cyane arimo umuriro full tank bandes aba bari barasigaye nyine aho ngaho muri izo nzira ba M23 abandi baryamaga abandi babari hejuru bari kubakurikirana gatanu kuri kagenzi kako numiwe neza nje numiwe narababwiye ni buriya M23 ifite inzira zenze igihumbi muri urugamba pe nabonye barashe yarashayitse igipano sore cy'imirasire z'abacagingaho hari n'abamwe bafite na generator ugasanga bamukubitanya na generator bajyana ibipano soreye by'imirasire byo bacagingaho nabonye bamurasha gihetse barareba muri bashiranye baragenda bagafata bateri bagahambiraho urumva ubona yuko nyine hariya ibintu ntago byari kuborohera bitewe n'uburyo M23 yari yabiteguye banza wumve se aba special force urugamba rwatangiye ku munsi w'ejo hari mu masamu avamit imbere ya saa 6 bararwana kaci minzenzi sasura ibisasu none ro bamakasi kereka bakuzamukire bahageze abazare no bumvaga bari kugonga niho naringeze ndimo ndakubwira bumvaga bari kugonga gusa batangira kugengwa barimo barirukanka basubira inyuma mu kwirukanka basubira inyuma none babandi bari basigaye inyuma ira kuri peti yo nge muri amashamba nabakazi kabo nibwo kari kagiye kuboneka bahise babegera barabatega barya ambush ngiyo ambush mu byukuri FARDC yaguyemo babarashe babakekaguye ariko ikintu gitangaje niba ndi buyite impamvu ndi ko ni ambush idasanzwe nuko none iyo ni ambush abahaye inzira nyine ndi kukubwira babo baranyuramo nyine bari kubarasa nyine ndi kukubwira ibo basa nababateze abasa nabari kurwana bakomeza kugenda basubira inyuma ariko nabo baryoherwa no gukomeza kugenda ba accelerate bisanga mu mutego kuvamo byababereye iki byababereye ibibazo kuko no kuvamo n'urwango babasigiye inzira havuyemo se bangaye breaking news turimo turava kuri iyi nkuru kuko no tugiye no gusesengura dufite byinshi tugiye kugarukaho tuva muri iyi nkuru breaking news ubu tuvugana M23 uduce twose mu byukuri FARDC bari barimo barigamba twose ubu FARDC ntiherere ni muri pinga iri muri pinga utundi duce twose turi gukontororwa na M23 muraza kubona ndetse na rezo sosiyo y'ibinyamakuru bibogamiye kuri leta ariko bitajya bibesha bibwiza abaturage ukuri byanditse iyo nkuru kuko nje aya na makuru nararanye usibye ko nyine bitewe n'ukuntu natagangaye rwose mbanana ya breakinze mu kanya hagana hafi ku isaha saa 3 saa 4 gutyo ariko ndavuga ntireka manze ndyame nduhuke nte kuyazanamo umunaniro none ubundi nze mbahereza icyitwa ubwino breaking news bidasubirwaho ntihagire umuntu wongera kubabesha we 23 ngo hari bicara yamboye cyangwa se ngo wazarendo yabambuye ahubwo bari kwigundi muvuno w'ibyo bagiye gukora ariko hano hantu bagiye kubundana biraza kuba ari ibicika bagiye gupambana ni mapambano hariya hagiye kuba hari ikintu cyitwa mapambano mapambano kabisa igiye kuri mapambano so ubwo rero reka tuvanga twinage hirya yaho kwa hana amateritwari asa nkaho yegeranye twinage ahanga muri Rubero aha muri Kirumba naho
ejo ku munsi w'ejo naho warumuriye inkuru nayigarutseho aho FRDC ndetse n'abazarendo hariya muri Katwa ndetse naho bita Kikuvo naho FRDC yari hagabye ibitero simusiga bagira ngo barebe uburyo bakwigarurira iyi kirumba ndetse badasize n'agace bita Kaina. Buriya izi sizangaruka yo 23 yagize zo kubarekera ntuza Kamandi. Izi singaruka zo kubarekera Kamandi. Ibi rero kaba babikoze fighter mu buryo kuko buriya bari kuza kwataka baturutse hano Kamandi. Bari hano mu nkengero za Matembe. Kamandi bavuyeyo bavuye Kamandi baza kwegera M23. Ubwo rero ngo bari kugerageza nibura kwatakira rimwe urumva hano muri Kirumba bakataka ndetse na za Peti FRDC kataka kugira ngo nibura hatagira bamwe bajya gutanga iki musahada. Aha rero naho hiriwe imirwano yaciye ibintu ariko mu byukuri ngo yaje kugwamo abasirikare benshi cyane ba FRDC. Ku munsi w'ejo niho naje mbabwira iby'imirwano ariko ubu ngubu banje kubabwira yuko kugeza maginga ya muri iki gitondo FRDC ndetse na wazarendo nabonye ko ngo iyo mirwano yari yiganjemo wazarendo cyane nabo baje gukubitwa nabi cyane bitewe nuko bumvaga ngo ko bashaka kwigarurira iyi kirumba ndetse bakigarura n'agace bita Kaina. M23 nta bintu byinshi. M23 kugira ngo ibi bice hano za Katwa za Kikuvo za Matembe ndetse na hano Kirumba kugira ngo hagire umutekano birabasaba kubanza bagakuramo mu byukuri bagasubira za Kamandi bakayizingati kuko FARDC hari ukuntu iba ifite ahantu yabona ntibari kuyataka ikiyumva igakomeza ariko nanone bakakubwira ngo kujya Kamandi harimo espace nini cyane urumva kugira ngo uzagaruke hano za Kirumba harimo ibirometero byinshi bakakubwira ko nanone bisaba kumwe hagati haba hari izindi forces ziraba zigayidinze umwe ngumwo ku buryo nanone aba FRDC cyangwa se wazarendo batanagumamo kuko uramutse ugiye kwinstara Kamandi nta za Kirumba umuhagati nta bantu barimo nta basirikare barimo nanone byakugiraho impact ushobora kuba kuzagira aho kuzabona uko abo basirikare bagiye za Kamandi babona uko bagaruka ngo bishyira hamwe n'abandi byagorana bitewe nuko wazarendo n'izi FRDC ziba zimeze nk'izabaciyemo kabiri. Twese tumaze kumenya ubushobozi bwa M23 ko nanone ntibajya turabizi yuko abasirikare 30 ba M23 bashobora gukora defense kereka batahuye n'amahibu uraza amahibu mahibu birirwa bayanyanyagiramo nyabyehore ubwo kubyira ko aya mahibu atari special force ya M23 rabitwa ba makaske nta wundi wahandaho usi ibintu mubwira nibi usibye ba makaske bagenda bagahangana nabo bakabatumura nta wundi muri M23 ufite capacity yo guhangara ngahagarare izi imbere yizi hibu special force ntawe anakonda ntago njya nyemera bongo muraka ya mashamba nabo bakabe bari gukora akazi muri anakonda ariko fayi nyine bakwereka yuko izi hibu special force za hibu zaje ikintu M23 nahita yitabaza ni ba makasi hafi ako kanya bahita bahamagara abasore bazenze bahita bitayarisha bahita bahamagarwa ikitaraganya ariko kumbwira ngo barabasanzwe ngo ugiye kubategeza hibu special force ubu batanze ikibazo ubu batanze haya mayibu bakubwira ko nari ku rundi rwego niyo mpamvu rero nayo yahima yaba yaje nabo kayahamagara bayashoboye no batabahiga ubutware baratabarana ubwo muje natwereka duhamagara abamushoboka muri make bahita bakoranaho ako kanya kitaraganya n'ubu hano rwari rwananiranye rwabaye imbere nge nabi break ndara yango hari abasirikare bamanutse bagiye gukora itandukanye bati twakaze ibintu ngo bari kuboherereza bajugunyaga buri mwanya babahereza uru rugamba ndakubwiye ni indyango ndakorahiye uru rugamba rukomeje kugenda ruhanganisha M23 na FARDC hazacu wambaye so fighter rero bikaba byarangiye ahangaha za Katwa ndetse na za Matembe yewe tibajyo na za Kikuvo nanone M23 akaba nta gace nakana kamwegeze yakwa dore ko nubwo izo wazarendo ndetse na FARDC barwanaga nkabihanduza cumu ariko byanarangiye finale M23 bakubise
irongera rwose bashwiragiza basubira iyo baturutse binarangira M23 ikomeje kuba yakontorora ibice ifite hariya muri rusange. So inkuru nziza rero nuko M23 yongeye kwigarura biriya bice byose aho yari iri haraza amatembe ndetse wagira muri wareka ariko kongera kwigarura Peti na za Minzenze ndetse n'ahandi na za Tobi. Urumva na Tobi se yakuwemo bayicunchumuye. So ukabona rero ko ari ikintu kidasanzwe, ari inkuru nziza rwose ku bakunzi ba M23 bidase. Ese kandi ni ibiki? Aha, komeza ikiganiro cyane mo ndareba ndibona genda. Yes, ubwo rero katuvanga aha twinjira hano muri Sake naho. Sake naho byari shambari. Sake naho umuriro ariko ngo M23 arayagukubita icyo bita umusadeki. Yamuhaye isomo. Sadeki icyo bita gutanga isomo. Sadeki arabahuye n'akaga. Ibi bintu rero byongeye kuba ubugira kabiri. Nimvuga ngo nubugira kabiri muravuga atese mu bibuhe buryo. Ku munsi w'ejo bundi zari tariki zingahe? Zari tariki 8. Niho nababwiye ko kuri tariki 9 ubwo hari kwa gatandatu nejo hashize ko abaturage bari bongeye kuvuga ko barasubira hehe muri Sake. Nyuma yuko rero bavuze ko barajya muri Sake iyarubika rwose FARDC yamutangiye kurekura icyo bita za mizayiro ballistic yari yatangiye kuzirekura muri enoza M23 ariko ikaba yabikoze ngo mu buryo bwo kongera kugira ute buhabya abaturage ngo batongera gukandagira muri centre ya Sake. Turage bose rwose ntago bigeze bakandagirayo. M23 rero ikimara kubona ibi bintu FARDC koze naho yahisiba tayari yahise yipanga akazi. Bagize gutya rwose bari kusanya, ubwo ndavuga FARDC ndetse n'abambari bayo bari kusa ibaza abantu bagiye bagera aho bita mu Kimoka, abantu nabihanduza 10 abaturage reka abasirikare babanyoye ibiki bakugende kandi fayita kuva hano Sake ujya Kimoka ntago wabura gukoresha nibura hagati y'iminota 40 na 45 n'urugendo mu by'ukuri n'urugendo runini cyane harimo ibirometero. Baragiye barakabaragira imbunda zose bari bazikozeho, bari bazi ko bagiye gushwiragiza M23 hariya mu Makawa no kwa Madimba, yewe na hariya abasirikare ba M23 bari muri iki giku cyo kwa Saduro hariya muri navuga muri iki kibaya cyo ku rupangu ukaza hano imbere aho abasirikare ahari hasanzwe barriere ya FARDC kuri aho bari bafite ibirindiro za Kimoka, bahageze bahakandagiza amaguru yabo gutyo barahagera. Abantu nabihanduza 10 bakimara kuhagera batangiye rwose kuko kugira ngo uzamenye aho M23 ifite ibirindiro ni ihurizo rikomeye biragoye byakuvuna arigiye kugenda uri no kubanyura hejuru kajya ugira ngo urukugiye bagiye iyo bari naho uri kugenda wanyura hejuru. Bahageze bararasa ko kivumbi riratumuka, imodoka zari zivuye za Kirorerwa na za Gicanga bona za Karembe zageze Kingi barazihagarika biteye n'icyo biturufa rw'isasu rwari mu kiriya kibaya. FARDC irakura iraharasa pe iraharasa haba ikirere kiratukura. M23 yaretse rwose bararasa barikura bararasa barongera bariyongeza, ariko ngiye M23 yagiye kurasira ntago bagiye bamenya amasasa ari guturuka. Ntago bagiye bamenya amasasa ari guturuka, bagiye batungurwa kugeza ubu kugira ngo mu byumve nuko hari imbunda bataye yari mu modoka, imbunda restaye mu modoka hari ya Kimoka bahataye imbunda ikomeye cyane yo mu bwoko bwa Tweru. Iyi mbundi ikaba yasigaranwe n'abasirikare ba M23 nyuma yuko bari bari kwirasa abo bageze igihe barayita barirukanka baze kugira ngo uve mu modoka wirukanka ku maguru umva yuko ari huri rukanka kurusha imodoka. Buriya aho hantu ni nko wageze muri ambutiyage ababona imodoka itava hiri abayumva yayiva makigendera ku maguru
buriya nabo bari bameze nk'abageze muri ambutiyaje n'abambutiyaje bari barimo yari y'amasasu kuko ambutiyaje y'amasasu hariya ntabwo bari borohewe disi yari imeze nabo M23 ngo agiye kubarekura icyo biturufaya bamwe bagiye bagwa icyo bita igihumure kwa kundi bakurekura icyo bita umuriro ugahita ugwa hasi urabona hari uburwayi abantu barwara bw'igicuri ugahita ugwa hasi ukaraba neza ugahita uraba bakaza bakagusukira amazi nuko babarekuriyeho ubundi baravuga bati karabaye babarekuriyeho harimo abo bafashe bagera mu 8 baguye hasi igihumure bari kujya bagenda bahumeka byo banga arahaguruka arirukanka ntibibaho bibaho bafashe mateko bagiye bagwa hasi igihumure bakaza bagatoragura ayaguye hariya n'imbunda yaguye iriya ibintu byabaye ibindi hano ngo abasirikare babashije kuharokokera bageze bambere baravuga ngo twacanganyikiwe baducanganyikishije ntabwo bamenya ko bacanganyikiwe ubwo babonye bacanganyikiwe nabo babivuze bavuze ati baturashaho baducanganyikishije natwe turacanganyikirwa rwose bavugishije ukuri iyi sake rero ni nyuma y'uko ngo hano buhambiro naho abakuru batakiri kwiraramo abayobozi ntibakiri kwiraramo ibambiro bose bari kuza bakipakira muri Goma amakuru nagweyo nkesha drone zanjye nta mukoroneri kurara muri bambiro arashaka iki uwa hafi kagomba kuba yaraye Goma bitewe n'iki bavuze yuko ibi bitero bari kugenda bagaba kuri M23 ngo bishobora kurangira M23 igize uburakari igafatiraho ikaba yakwinjira n'ibambiro bakavuga ngo rero mu buryo bwo kugira ngo twirinde iyi bambiro ibe rwose twahangana ariko nta musirikare wacu mukuru urimo abamajoro n'abakapiteni n'abaretena n'abasuriyetena nibo bari gusigara hariya ariko ngo abakoroneri bari kwirirwayo ku mugoroba bagataha muri Goma bari kwirirwa bari ku rupangiriyo bwakwira bagataha byarangiye rero abasirikare bose ba M23 n'ubundi ni nk'ibisanzwe iki kibunda bamaze kugikacira aba bandi bafashwe bafatwa amatekwa kino kibunda muri pinga batafashe FARDC ifite ibibazo pe icyaki ndetse nabonye gifite iminwa 12 hari ikindi nabonye gifite iminwa 12 kiriya oya kibunda ntabwo wamenya ubwoko bwacyo ariko ni kibunda kirasa mu ntera ndende ariko ngo nayo 23 aragwajyanye y'imbunda gishobora kurasa ngo umugore uri mu birometero 15 ufite inda ikaba yagira ikibazo umva sebo nge nibazagira intwaro barayikoresha bayijyanye kwifotoza harakubwiye ko bayijyanye bagiye kwifotoza iyi ntwaro nge mu birometero 15 umugore iyari mbese nimba bayirasiye aha ngaha turi aho turi keriguye umugore uri mu birometero 15 yakumva umutingito wayo agomba kuyumva umwana uri mu nda agahita agira ikibazo ngira ngo ni nka bya bisasu byo barashe mu Buyapani za Hiroshima Nagasaki na Hiroshima kuko nge bakimbwe mitangira ubwoba aha ngaho rero muri sake naho M23 ikaba yafashe imbundi ikomeye cyane nabonye byatangiye kuba bakwitana ba mwana dore ko imbunda abasadece bari kuyikoresha maze kuva mu modoka ikiroka pe cyo bita kuyabangira ingata uraza cyari kubitekerezaho ibaze kugira ngo ubone ko kubirindura imodoka bishobora kugutwara umwanya kurusha uko wayiva mu kirukanka kuyikata ariko rero hari ukuntu biragaragara hari ukuntu rwose wabona rwose imodoka iragutinza ugafunya wari wabona umuntu nibura wafashe agatama ari gutwara yabageze kuri polisi bagiye kumuhujamo agaparika ku ruhande agakingura urugi ari kwiruka nuko kuko byari bimeze naho babakubise icyo bita ikibatsi ngo agiye kubera abantu umushoferi wari uyitwaye babona wari kwirashisha barasimbutse baranyanyagiye ubwo abandi bakavarinze basohoka bo bitora ubwo rero fayitanga muri sake naho ibintu rwose bikaba bitaje korohera FARDC dore ko banatashye amara masa mu by'ukuri ko bagiye siko batashye dore ko hari abasigayeyo ndetse batari bakeya urumva ko rero mu by'ukuri iyi FARDC ntabwo yorohewe mu by'ukuri ubona ko ukuri kugerageza kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye
bitari kuza kuyihira nk'uko iri kuba yabiteguye, dore ko biri kugenda binaburizwamo umunsi ku munsi uko bukeye ndetse nuko bwije. Kibaya rero ngo hazamuye abandi basirikare, iki kibaya rwose ubona ko nacyo ngo bishobora guhindura isura, hazamuye abandi basirikare benshi cyane ba FRDC mu kibaya cya Nyiragongo. Ndikumva ngo n'ubu ariko nubwo bazamutseyo ubona se ko ndi kubikurikirana dore ndimo mbona ugenda biringaniza ngo bari kurasa duke ni donc naho ni ibintu bisanzwe ni twitwa ngo ni tuko macho nitwo ubu ngubu tuvugana nitwo bari kurasa nitwo barasaga mu masaha nimugoroba hagana mu masaha 2:00 3:00 gutyo 4:00 ariko turiya M23 batwita ngo ni twa tuko macho babumva ntacyo tubatwaye. Kumbi ejo banajyanyo n'abasirikare ejo ngo hamanuye hazamuye abasirikare kuko muri Goma ngejo hagize ibihumbi bigera muri 3 by'abasirikare direct bahita bafata bamwe barazamura muri iki kibaya cya Nyiragongo. Ubona ko mu by'ukuri iki kibaya cya Nyiragongo gifite byinshi kivuze kuri umujyi wa Goma, nubwo ubona nyine tuvuga ngo haracyarimo espace nini kugira ngo uzagere muri Goma, ariko kubijyanye n'intambara bakubwira ko ari hatoya cyane, kugira ko ari hatoya cyane, nubwo nyine atari ahantu bashobora kugenda nk'abari gutembera bisaba kubanza bahangana, ariko bakakubwira ko kuri M23 igihe bazabishakira kwinjira muri Goma bishobora kuzoroha bitewe n'uryo zaba bateguye uru rugamba. So muri Masisi rero naho ntabwo ku munsi w'ejo byari bimeze neza, dore ko hano muri Kinyana rwose naho isasu rikomeje kugenda rivuza ubuhuha sana. Isasu hano rikomeje naho ubundi ni ibice byose ubona ko M23 mu bice byose mu by'ukuri bakomeje kugenda bayigabaho ibitero, nubwo biri kujya birangira biferinze. Ejo rwose muri za Kinyana wari umuriro, wari icyo bita umuriro rwose, umwoto wari umwoto, nyuma yuko abasirikare ba FRDC rwose bavuye hariya za Gisarongera bambuka hano navuga za Kinyana, bongera gukozanyaho na M23 cyakora ngo yarashimwe bagera muri 21 nge ndibaza ngo iyi mirwano ntizarangira abagabo b'abakongomani babaye bake. Ho 21 urumva ari ibintu bitangaje bajya bagwe hano muri za Masisi. None se 21 buri munsi ugira ngo hari abagwira biyonge, hari abagwira bagenda. Ibintu byo giseke dubundi yifuzaga. Ibintu byo gisekeza ashaka. Noze kurangabone ngo bese n'igitangaza uzingo muri peti barashiba ngaye. Nimba barashe nka 70 ukongera haba 20 za Kirumba bakarasaho wenda nka 15 muri Sake bagakutikuramo nka 40, ubwo nahandi nuko ugira ngo imibare ni mikeya ni myinshi cyane. Nge narabye ngo intambara ishobora kuzarangira nibura umukongomani kazumwe, ariko nibura umugabo umwe w'umukongomani ashobora kujya tunga nk'abagore 4 b'abakongomani kazi bitewe n'abagabo nuko babaye baki. Ubwo rero muri Gahira naho urumva ko bitari bimeze neza, nubwo rwose ari urugamba ngo rutabashije kuba rwamara igihe kirekire, dore ko amasaha 2 yarahagije ngo FRDC imaze gukubitwa ndetse M23 imaze kubashwiragiza muri ibice, ndetse imaze no kugenda abo gupfa bapfuye, abo gukomereka bakomeretse, ndetse nabo gucika abacitse. Ubona ko fighter mu by'ukuri igahira nayo ikomeje kugenda navuga ni Kinyana igora M23 cyane, bitewe no ko ari ahantu hari insina nyinshi cyane, na ahantu hari ibintu by'ibishyamba imigira myinshi cyane, izi wazarindo ndetse n'izi FRDC ziza zikihishamo, ugasanga mu by'ukuri M23 nubwo igenda rwose bakoraguramo, ariko mu by'ukuri gikomeje gukorwa mu nkokora n'ibi bishyamba ndetse n'izintoke. Mu by'ukuri ngo ntabwo bakora akazi kabo nkuko babaga babyiteze bakajeje, kuko ubona yuko nibura iyo bagiye kubahiga binjira muri zinsina, ugasanga kubahigiramo bikomeje kugenda binanirana. Nimba ari nkaho hari gupfa 20 ugasanga bishemo nka 5, ugasanga mu by'ukuri umugambi wabo ntabwo ugezweho nkuko baba babiteguye. So urumva ko rero no muri Masisi usibye angaza za Gahira na za Kinyana, nahandi navuga hari urugamba ruremereye cyane by'umwihariko za sheferi ya Bashari. Ubona ko ubu ngubu rwose hasa nk'ari agahenge, usibye nyine iyi Kinyana ikomeje kugenda iba ingorabahizi muri rusange. Wazarenda muri Goma ho rero bakomeje kugenda bahura na kaga. Ahubwo uvuze izi ngabo z'abarundi ko ntabwo tukizivuga, zararambiwe. Ariko abasirikare b'abarundi
zararambiwe ntuzibye ibyo kurwana. Ubu ngo basigaye ngo bikorera utuntu tw'uturaka. Ngo n'abasigaye baganiye amasengesho. Abana no gusanga bagiye mu rusengero gusenga. Abana no gusanga bari kuturaka hara muri Monisco. Monisco yabaha basirikara Monisco ntibikoraho. Niyo ipanze turi guhanagura inkweto hara muri stade cyaba bari guhanagura inkweto. Utuntu tw'uburinzi n'uduki twose gufura, utuntu two guteka, gukuburura no gukoropa n'iki byose. Nibyo nitwo turi mu bibereye. Ibyo kurwana ntibakibikozwa. Akareka. Zababwire ibindi. So hano mu kibaya rose n'amakosa makuru ari marangiraho nuko rwose n'ubundi ngo nyuma yuko habereye imirwano umunsi wo kwa kane biragaragara ko aha hantu hashobora kuza kuba n'ubundi hari gutegurwa urugamba rukomeye cyane, ndetse navuga ko urugamba rushobora kuzagira gutya rwose rugasiga rukoze icyitwa amateka bitewe n'uko rwose FARDC yatangiye kongera kuhasukanura ingabo nyinshi cyane zica no ari kuramo. Yes, bakomeje kugenda hasuka abasirikare benshi cyane, ariko ubona ko nyine ku ruhande rwa M23 ubona ko ntacyo bibabwiye, ubona ko rwose imiteguro yabo irarimbanyije, buri kimwe cyabo cyose baba bagikoze. Ubona ko rwose izi ngabo za FARDC zikomeje kugenda zishyirwa hariya, ubona ko rwose ubona ko nta kubakanga guhari, ubona ko nta gihunga bafite, ubona mbese ko biteguye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So urabona ko rero nubwo mu by'ukuri hari amakuru ngikorera ubucukumbuzi bakugira ko ngo M23 hari ikintu igiye gukora kiraza gutungura benshi, ngo igiye kushyira agasuzuguro ka FARDC igiye washyiraho iherezo iri kwigarurira umujyi wa Goma, nubwo ari amakuru ngicukumbura ari byiza kuko ngo barebye babona n'ubundi gukomeza kogorwa za Masisi na za Warikare iyi Goma ikirimo, bakabona n'ubundi FARDC izakomeza kugenda igira ute, ivuga ati nibyo muri gukora niyo ntacyo muri gukora kuko mutarafata iki umujyi ukomeye, kandi nawe wabireba nta mujyi ukomeye M23 yaragize ute yari yafata. Usibye twagicanga za Bunagana za Kanyabayonga, mu by'ukuri na ahantu hari amasantre ariko utavuga ko ari umujyi tandukanye. Umujyi ni centre, hari na amasantre harimo za Rubaya mbo n'ibindi bice, ariko akakugira ko igihe baramuka bafatiye Goma amagambo yabashize ivuga ariko muri kapitale umujyi wa Kivu y'Amajyaruguru amagambo yabashize ivuga bya bindi FARDC ivugisha ngo M23 ngo ngaho nayo iri gufata ngo ni mu mashyamba ngo nayo ifite ngo ni hatoya ngo isaha n'isangwa izahabaka, ntacyo bakongera gusobanurira abaturage kuko iyi M23 afashe Goma. Wasobanurira icyo abaturage M23 yagufatanya umujyi wa Goma? Nicyo wabasobanurira uyu mujyi kufata wabuvuze byinshi cyane, kandi wanagira guhindura ku rugamba. Wakwibaza uti FARDC none yatangira kuga bitero batutse, nyine niyo mpamvu kugira ngo agasuzuguro ka FARDC kaba gashyizweho iherezo. Yaba ari ikibuga cy'indege kiba gikatinzwe, yaba ari misada yazaga ahangaha arabaje gutanga umusada bazaga ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, byaba birangiye kuko nta handi bakongera kwidegembera. Bisa nkaho nyine agasuzuguro ka FARDC baba bagasizeho iki, baba bagasizeho akadomo. So ariyo mpamvu rero abantu batangiye kubyibazaho, barabagatese kuko M23 yabigiye gukora iki kintu, abantu batangiye kubona ko cyaba ari nk'ikintu cy'igitangaza, kandi ukabona ko ari ikintu cy'igikorwa kinini baba bakoze kirenze n'ibyo bakoze byose kugeza amagingo ye. Kuko gufata umujyi wa Goma bivuze iki? Bivuze noneho kuba ufashe Kivu y'Amajyaruguru bidasubirwaho, kuko umujyi wayo bawugize ute uba wawufashe. None ugutangira kurwana no guturuka mu mujyi. Mango yo 23 ibirindiro byabo byinshi byahita byimukira hano i Goma, noneho bakazajya bagaba ibitero iyo ngabo za Warikare bari kwagura baturutse Goma. Isuruse iri hano i Goma kuko niyo urebye FARDC ubona nubwo bajyana ibi bikoresho za Warikare bakabijyana za Beni bakabijyana za Butembo na hehe, ariko suruse ni hehe ni Goma. Cyonze cy'amasoko n'ibintu byakongera byahita bitangira kuba neza, ibintu byahita bitungana. None sugira ngo iyi insecurity muri Goma yakongera kumvikana kuko abaturage bahita basubira mu buzima busanzwe, abimpunzi bari hano abarefugee abadeplace bagasubira iwabo abigoma bakabona byakumvikana. M23 kugera i Goma kwayo izi nkambi zahita zisenywa automatiquement, zahita zisenywa bahita basubira hehe, bahita basubira iwabo. Ariko nanone abasubira iwabo ni bari mu bisa nkaho M23 amaze kugira ute kwigarurira aho baturutse.
yabina gifite umukoro kugira ngo bigarure na bira bice by'amasisi wazarendo bakirimo kugira ngo n'abaturage bavuyeyo babe batahuka mu rusange ariko abantu bakavuga ko M23 turamutse ikitekereje kino kintu cyaba ari ikintu cyiza ku ruhande rumwe ariko nanone bakagikora mu bwenge bwinshi kugira ngo bitaza kuba infecta ku ruhande rumwe urumva ko rero ni ibintu bari gutegura ariko bashobora gushyira mu bikorwa igihe runaka igihe babonera ko ari ngombwa kuko ntawe bashyiraho pressure nta nubagisha inama z'ibyo barakora kuko ibyo bakora bagize ute barabizi. Yes, duhinira ngaha rero dushimire cyane abantu mwabanye natwe tuze kugaruka muri update time tuze kuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako niba wahageze rwose ari ubwa mbere turagusaba guhita ukanda subscribe ndetse wibuke gukana no kunzogera kugira ngo uzajye ubona video cyangwa se uzajye ubona inkuru icyagera ku bantu mwese rero n'ubundi mutwumva mwaramaze gukanda subscribe cyangwa se sabone rwose icyo musabwa no gukana namwe kuri like ndetse mugakanda na share mugatumira abandi kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro tuze gusubira muri update time tuza kureba n'ahandi hose uko byagenze ahari imirwano nuko byaramutse hose kuko murabona ko rwose amasari maragenda rwose turaza kureba byose gatanu kuri kagenzi wakoze cyane sira makosa wakoze cyane fighter sana ciao